Ni amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru yakomeje kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe nk'imiyoboro ya YouTube igiye itandukanye, ndetse n'amafoto yagiye acicikana ku rubuga rwa Facebook cyangwa se igitabo cy'amasura nk'uko bamwe badahwema kugenda babivuga. Uyu muramuzi yitwa Irene Murindahabi, umwite Kashamakokero Morodekayi cyangwa se MI Empire, akaba na CO cyangwa se creator wa MI Empire. Naramumenye cyane, yabaye manager wa uyu muhanzi niyo Bosco, ndetse akaba ari na manager w'abakobwa mukunda baririmba gospel ari we Vestine ndetse na Dorukasi, ndetse mukamumenya no kuri MI Empire. Ni amakuru yakomeje kugenda amugarukaho atari meza ko yaba yatawe muri yombi. Uyu Irene Murindahabi akaba ari muri bamwe bahiriwe no gukoresha imbuga nkoranyambaga, naho ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 420, aho aflowinga abantu 476, naho akaba ubwo twakoraga iyi nkuru akaba yari afite posti zigera ku 3325. Naho kuri YouTube akaba afite abamukurikira cyangwa se abo bita aba subscribers 327 muri posti zirenga 500 ahafiteho, cyangwa se video zirenga 500 ahafite. Uyu Irene Murindahabi ni amakuru yakomeje kugenda amugarukaho adashimishije ndetse anababaje. Ni amakuru yafatwa nk'ibihuha, natwe tuje kuba tunyomoza ndetse tunababwira ukuri kose aho guherereye. Mw'abantu mwe, imbuga nkoranyambaga ntago zoroshye, hari abantu bazijandikamo batangaza amakuru y'ibinyoma y'ibihuha. Ni amakuru rero yaje kuba agaragara ku rubuga rumwe rwa YouTube ntaje kugarukaho mu rwego rw'umutekano wanjye, ndetse ni amafoto agenda acicikana kuri Facebook ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ni amafoto bakoreye edit, bafata Irene Murindahabi bamwambika ipingu, bavuga ko yafunzwe atwaye ikinyabiziga yasinze ubwo yavaga i Musanze avuye gusura mama wa Vestine ndetse na Dorukasi. Ni amakuru rero natwe tuje kuba tunyomoza ubwo twageragezaga Irene Murindahabi ku murongo wa telefone. Ntago umurongo wa telefone wari uriho ngaze kuba aduhereza amakuru arambuye kuri ibi bintu, ariko icyo nababwira yuko atigeze afungwa, ko arimo gukora akazi ke neza, dore ko ubwo nakoraga iyi nkuru yari amaze gupostinga kuri Instagram yiwe, ndetse ku munsi w'ejo akaba ariho yari gukora live ikiganiro kuri YouTube channel yiwe. Sinzi nimba umuntu uri muri gereza yabasha gukora ikiganiro cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni amakuru y'ibinyoma tuje kuba tunyomoza dukura abantu mu rujijo, ari nacyo kikwereka kuba warakanze subscribe kuri iyi channel 5M TV1 utayobye. Nta makuru namwe y'ibihwa tuzigera tubageza, ahubwo zagenda tubagezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Uyu Irene Murindahabi muramuzi cyane, ni manager w'abahanzi Vestine ndetse na Dorukasi, aho agenda abaha ubuzima bwiza nk'uko bikubiye muri kontara bagiranye. Singiye gutandukira ngo njye iruhande rw'inkuru nk'uko mwabibonye mu mutwe, ahubwo icy'ingenzi kwari ukunyomoza aya makuru ndetse tunabakura mu rujijo mwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Rero nimba ari ubwa mbere udukurikiye, reba munsi ya video yawe ukande kuri buto itukura, uraba winjiye mu muryango mugari w'abadukurikirana umunsi ku wundi, kuko iyo buto itukura niyo izajya ikugezaho inkuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi.
mukomeze munogerwe n'ibiganiro cyangwa se n'amakuru tugenda tubagezaho azira ibihuha ndetse tunababwira ukuri ku makuru aba yagiye atangazwa. Ndabashimiye mwese twabanye kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo w'iyi nkuru twabagejejeho. Ndabashimiye. Imana ihaze kwifuza